ndakwihanije ave mada reka kumvikana reka twumvikane uyu muntu wigize nabi wigize fizi y'akarere reka nkwereka ariko ikintu ngusabye ni ugutuza habundi ihangane kogana n'umugore nta nuko bisa maze yumvisha utese sheri mvaga naniwe cyangwa umva ari amafu masa icara neza utagira ibyo wangiza sheri mbese ubundi ko twaje twita twicara ahangaha mvaga naniwe reka tujye mu cyumba wihanagura ayo mazi nanjye nihanagure hanyuma dufite umwanya uhagije tugaruke hano muri salo tuganire gasibye ko niba ari uko twanoganye umva hari n'ukuntu bimeze wumva iki sheri hari ukuntu nshaka ko bigira twagira kugutwara ni ikibazo kubana n'umugore utwite ubona ubuzarusha ngo ngwiki hari ikintu wumvishe se mvuze igira hano umbwiye nguki nta kintu wumvishe mvuze umugore utwite byagenze byose ndabivuze njyewe igihe rero ariko n'ubu ngubu uracyameze kwa kundi gute umugore yagize ati umugore utwite yabaye ibyo bintu wigize wumva mbisohora mu kanwa kawe nabyaye abyaye hehe abyaye ndikigana burya tugenda urabisobanurira ntangiye za ntambara zawe sheri byari bimeze neza kabisa hariya hantu yari sawa ko nambaye iki gikanzu nyuma ndashyushye kijwe n'iki se kandi ikanzu niyo ugomba kujya wambara mu gihe utarabyara urindiriye ko mbyara none cyane umuntu nzabyara iki umwana wese si umwana se bwira nyine nimba ari umuhungu cyangwa ari umukobwa ikintu cya mbere cyo uzakora ni ukubyara neza gusa wabyara umuhungu wabyara umukobwa wowe se azaza ari umwana wanjye cyane rwose kesha ndabona noneho umesiga umeze neza amera neza se ko sinzabona mubyaye pe kubera iki se nananiwe narushye urambiwe kare amezi abiri abure menya aho ari kujya koga bituma ngira inzara nkunda ko niyo ngiye koga akenshi mutagira inzara mu kanya turashaka ikintu duteka mu kanya se ubwo ndashonje ese kubona n'abaga n'ahangaha nta kintu mfite nta kintu se gute ubu tuvugana usikiye nararya mba numva umutima uri gutera cyane kandi muganga yarambwiye ngo njye ndya imbuto ibintu nyine bintera imbaraga byubaka umubiri n'umwana bikamugeraho birumvikana ariko ubu tuvugana nubwo nakwemereye kuza ahangaha maze igihe kinini nta kazi mfite pe muri teremusi nta gikoma cyarayemo se ko wabajije na mukarusi none se ndirirwa gutya ntabwo mbizi ubu nanjye kurya n'imana mfashe rega buriya utagira ngo ni ikindi no kuba nari narakwangiye kwinjira ahangaha cyangwa se kuza ahangaha nuko waba waranyenze oya si iyo mpamvu maze igihe kinini cyane pe kitari gito nta kazi mfite ukuri kw'Imana pe ngo nta kazi maze igihe kingana n'amezi 2 nirirwa hano mu rugo no kurya ari Imana mfashe ntegereje manu y'Imana nibugiyo ushaka ndashonje uraza kubimbwira byose nyine namaze no kurya no kunywa urarya iki ko nta kintu cyo kurya kiraha none kubona nzabaho nijoro nasonze ubugari niko gafu konyine kari gasigaye yego mana yanjye ariko ibintu uri kumbwira uri kunungura pe ngo tunguye nte ndi kukubwiza ukuri ntabwo byumvikana pe ndashaka igikoma n'ukuri igikoma wabanje se ukabona na mukara
nuko ndashaka igikoma wajya hehe ndashaka igikoma genda kubwira ngo runo rugo ubona rungana gutya ruri gukinga batanu none suri kubona ndi bubeho gute ibyo nge ntabwo mbizi nagusobanurira ndakubwira icyatumye n'ubundi nanga ko winjira muri iyi nzu nge n'ubuzima butanyoroheye nibereyemo tuzabanamo ariko ndashaka ibyo kurya ndashaka ibyo kunywa ndashonje pe birumvikana nk'umugore utwite ndakumva rwose ese wabanje ukashakira igikoma ndikurehe ese ubu nta n'umuntu wahamagara impamagare nde nose uri kubona ndi bubeho gute abari inshuti zanjye bose narabahamagaye uwo ntafitiye ideni rwose keretse uwo ntaba uwo si inshuti yawe ngambwira nawe uri umuntu w'umugabo sibyo mbwira ukuntu ndi bubeho noneho sasa ureba ninda simbizi pe kuko none se tujyana mu nzu turagenda mu nzu turyame ese turabigenza gute nyine tuzajya turyama nyine dutegereze manu y'Imana ndasetse pe uracyabona amenyo yo guseka n'iminwa yo kwesa mu rushayi kugaseka njyewe narumiwe ngaho basi reka ngo umwanya kubitekerezaho sibyo ese we ubu masa amaguru ndakumasa ariko ntugire ikintu cyerekeranye n'icyo kurya unsa nakubwije ukuri gushoboka kose ariko nk'iyo uri kumbwira gutyo umbwira ngo ngura amasa ariko nta biryo uri umuntu w'umugabo washatse inzira se ariko izo nzira ndazishakira ariko nta wumva napfuza bicara mu nzu twese se nyine iyo ndu urayikorana wajya no kwikora imifuka mwana y'abaturage imizigo ungana gutya n'izina mfite n'ukuntu abaturage banzi bambone mu gikarani none ubu se bazi uko ubaye hanga mu nzu uwo si njye nzategereza akazi ngasabe nzahamagara iya hehe n'iya hehe ngaho umasa amaguru akazi ko kumasa byo ndabishoboye nzabigukorera ariko uzirinda ikintu cyo kumbaza icyo kurya rwose mu gihe nta kazi ndagira ase wamase neza ndabigukorera keretse icyo udashaka yesu ibi nabyo se byaba ari akazi urugo sha abantu bazarupfiramo pe nzarupfira umva rekera reka mubwire rero mugabo mwiza ni ukuri ubukene ntabwo butari ntabwo nasubira mu rugo icyo ni ikintu mbanje kukubwira ni ubusinda nayijyana mu rugo nkavuga mbere waba umukene wakira ntabwo nzataha nzaguma aha ngaha nuko mbikubwiye ariko ndakubwira ngo wowe genda ushakishe nk'umugabo ngo ntaho nzaye nese tuzicara hano mu nzu erega sheri wanjye buriya kugira ngo umuntu ave mu kazi abona akandi kazi cyangwa akora akazi gasuzuguritse erega sheri wanjye ntabwo biba byoroshye nuko bimeze ariko kugira ngo umuntu abure akazi atangira akora akazi ko ndi kumva umuntu ukomanga genda wasanga ari ya manu y'Imana imanutse wiyantre ariko wa mugabo na n'ubu uracyari patana rugi n'uyu mugore ni inshinzi nako ariko ubundi reka mubwire ujye unyura ariko wa mugore we mva hejuru kaveho uruhuga babamyama ni mufe ntushobora gufata intebe ukicara nibura tukaganira asoni akagaburirwa utamubitira umugore atwite asoni utamubitira umugore atwite amambere turahangana navuganye nawe mbiki ibyo mwavuganye nibyo twavuganye niba bitarashyirwa mu bikorwa si ngombwa uko ameze uku nguku bizashyirwa mu bikorwa gute se bizashyirwa mu bikorwa ryari byose ninjye mbifite mu biganza kuki utabikora hari uko ndi kubitekereza uratekereza se ntabwo ubaye uri umuntu utekereza ntabwo wabaye uri ahangaha n'uruhinja rw'icyumweru kimwe ruri hariya fata iriya ntebe wicare tuganire ntayo mfashe urakora iki urakora iki ndabasohora ahangaha udusohoye nkande n'udusohoye ko utatworoheye utaboroheye ubu mwana wawe uza ahari ntiwigeze uza kwita umwana wa mazina
urumva ntiwigeze uza narabimenye ko wabyara pampa y'umwana ntabwo wigeze uyizana narabikubwiye ngo zana pampa y'umwana urumva narakubwiye ngo umwana akeneye amata dore nabuze amashereka kubera n'ubu buze bwanyu utankubitira umugore atwite nakubitwe n'inkuba nakubujije kurwana ndakwihanije ave mada reka twumvikane reka twumvikane uyu muntu wigize fizi y'akarere reka nkwereka ariko ikintu ngusabye ni ugutuza ubundi ihangane utuze nuko byari bikwiye kugenda ikagenda mbabarira ngusabe ikintu kimwe ihangane uzatunga wateye agatebo uzicara twumvikane dukemure ikibazo ntabwo ari ukubye bikwiye sibyo icara unyumvire tuganire ku kibazo ngusobanurire nakumviye gake nakumviye gake ihangane unyumvire bwa nyuma ese mwakwicaye nze nicara hano igihe wahera noneho urambona nk'aka gasakoshi kawe ibintu byose biba biri hano iki cyawe se si ukugenda nkihinangura nkihiringa nkabigura nawe ukajya wirirwa unatekereza ko byaye vuba ubwo uracyari ufite agatege niko kahinda mfite ni nako kababaro mfite erega hari ukuntu twabiganiraho urumva ntabwo umwanzuro w'ikibazo dufite hagati aho aricyo kwiteza rubanda sibyo ngo ngewe ikibazo nahuye nacyo gitume mwebwe ubwanyu mushwana cyangwa se gitume hagati yanjye ntamwe ngira uwo mbwira nabi cyangwa se nkavugisha nabi urumva ndagukunda uri umugore wanjye mukuru urwa n'iminsi ntabwo ari musobanurire sheri njye ntabwo nkunda ntabwo navuze ko mukunda wenyine ndabakunda mwembi muri abagore banjye ari uyafite abana banjye aherutse no kubyara undi mwana wanjye urumva nawe utwite umwana wanjye sibyo niyo mpamvu rero nifuza ko tugomba kuganira nk'abantu bakuru twashatse dukuze sibyo ongeraho ko banabirukanye mu mashuri bataniga nabyo bimubwire nawe amenya ko azabyara nawe Imana izaba yaraciye inzira ntabwo ubuzima ndimo uzakomeza kugenda gutya usa n'uwakanga uteye inda nta wundi nigeze kumva ukajya umbwira ngo barakubeshyera ngibyo byo ntabwo mbizi ntacyo ngaho mbwira ndi kumva dativa rero uri umugore wanjye mukuru n'uyu ni umugore wanjye mwese muri abagore banjye ikibazo nahuye nacyo kituma mushwana utwiteza abaturage sibyo ubu tuvugana njye maze amezi 2 nta kazi mfite nta kazi mfite ariko noneho nta kazi ufite yego uba muri Kigali ugatunga umugore utwite wenda kubyara nta kazi ufite muri Kigali ubwo se mubayeho muti ngewe bikamubwiza ukuri amafaranga turi kurya numvashye nayo umugore yakuye iwawe urumva eko se ko mbona yigwangaza cyane tigwangaza afite inda y'imvutsi abanza ibyo uri kumbwira atari byo nta mupfu wumva umuruho koko erega iyo nemeye guca bugufi nk'abaganiriza banemeye icyaha umugabo ese ubu ngo meze mbiyemereho mwese munsi kandi munsi bihagije ntabwo nuruhiwe none ubwo amaherezo ni ukwihangana ngasaba akazi nkashakisha buryo ki bwose nongera kugira akazi ngasubira mu kazi reka rero mubwire nta mafaranga ufite igendere njye kwirebera umwana usigarane n'ibyawe n'ibiro byawe ubu ntakubeshye nta n'inote y'100 iyi imwe irangwa kuri konti yanjye cyangwa ku mufuka wanjye uri umugabo sinzi icyo ndi kibunange nta kintu mfite pe ese iyi ndishi y'umugore yo ikiri uruhinja izaba hwite ko nshimye njyewe niyubakiye ubuzima wiyantre ese ndekana uko manzi bashyitsi bawe bashyitsi banjye
byari byo. Mwiriwe neza. Shyangarura cyari. Muraho neza? Madam. Muraho. Kamugabo. Bose. Ese fone yakwitaba. Fone yanjye se ugerangira cyariho. Kumeza ukuntu wo kujya kuri rezo. Ako ararwaye. Iyo nza kurwara gusa nibura. Arwaye ndanarwaza. Urwaje nde? Baje umugore n'abana bose na mama nawe arwaye. Ese itariki twavuganye y'inzu byagenze bite? Ndayibuka ariko nta buryo pe. None se uzi ko Kigali muraba mu nzu y'umuntu? Ndabizi bose. Eh? Ndabizi pe. Kimaze iminsi ncanga uretse. Maze iminsi ncanga nkabona uri gutembera mu mbuga n'umugore wawe. Nuko twihanganye. Ntabwo ntabwo ari muri Edeni. Ndabyumva bose. Nako nanjye sinorohewe kandi uri umugabo mugenzi wanjye wanyumva. Tuba twatanze amafaranga twahurije amabanki ngo twubake amazu. Nkeneye amafaranga y'inzu yanjye nkagenda. Niba nayo urambwira ko ntayo. Naye hari pe. Ariko wambabarira ndacyari gushakisha. Rebe preve. Piriyave kandi. Iminsi 15 ndashaka inzu yanjye. bose watubabariye Njya kuyubaka yaramvuye. nukuri ngiye bikorera ngiye mbabarira rwose Muri iki? tubabarire basi uduhinde 15 Amezi 3 ashize atanyishyura ngo mindi minsi. mbabarira ngenda bigusaba Ntabwo byashoboka. We bababarira ntibasohoke bagende bajye gushaka ahandi bamwe. Nagatanga yo kudusabira imbabazi uratubambisha. Mbese ni iki cyawe? Ni mushiki wawe? Basohoke bagende. Ni mushiki wawe? Umugambanyi wanjye yaba mushiki wanjye se ntiyamvuganira mu bibazo nahuye Reba huye. Sha. Ese madam. Ese ubwo n'urwango rwo kwanga Anya ndi kukiriri n'umwana wanjye. N'uruhinja ngo ni umwana wawe. Nanjye unabyaranye na za bagabo ye. No nawe. None ngari kumwe Nawe uri umugore w'uyu. Sawa mugabo y'abagore babiri. Okay, nashaka kwita mu buzima bwanyu. Iminsi 15 ndashaka inzu yanjye. ushaka wadindi 15 nkuko umugore wanjye yabigusabye. Bose Oya nakituvugana. bose wanyumvishe kuri umugabo mugenzi wanjye. Akora mba nkubonye. Bona mwiki narakubonye. Aho kunyumvira. Nanjye narakubonye. Wagabanya gute? Reka niyangurukire. Zo. Umva amahirwe mfite nuko mfite inzu yanjye. Ntawe uzansohora mu nzu we. Wasize unyubakiye. Aho uzajya. Sakoshi yanjye nari ngisize. Sakoshi yanjye murayibye. Ko gakanura nkaga turi kakajuru. Umugore wanjye w'imiti gisa. Nge ntori no mujuru. Isakoshi yanjye iri he? Wayishatse wayitayise. Ishaka zawe wateje hano. Zumva ko hano bari mu nzu zawe we. Ngo n'umugore wawe. Mwari muyibye. N'agahombi karimo muri aba mwari kukararira.